ariko kampera ku cyaha cyambe gikomeye merutse kujya mu kabari n'iki kundaya ndebaho cyo ni icyaha ndi busaba imbabazi cya kabiri nanyweye inzoga nari ibintu byinshi bitari byiza amatabi menshi mano bimbabare pastor nsabira umugisha uziko kuva nagera ku pastor aribwo numvisha umuntu wakoze ibya biremere akosesha ko numva icyaha cyo gusambana ari cyo mushyira imbere kandi icyaha cyo gusambana cyabaye bure kuko ukuntu nakubonye tukubare muri Usama bin Laden kuko mbona ibipangu wabimaze wiba wica n'abantu naho icyo gusambana cyo kiborera kuko nanjye iyo mvuye hano mbaza ngo nkora iki pastor gace k'umugati n'ibya byose nakubwiye n'uburyo nivuyemo ko bakubwiye ko kwa pastor ro bahajya kave murusha ahubwo tuza aka gace nako utinda gata amasogonda abiri nako ndakagabanya mwaka mari kuko ibyaha bavuze nta na kimwe gikaze bavuga ibindi byakukomeza ga Putin wateje intambara muri Ukraine naho uvane icyo gusambana kuko cyo ntacyakirwa natwe aba pastor dusigaye twinyorobye Nkabirano comedy. ubundi reba igihe twamaze kujya kwicuza ibyaha harya usenga mu bakimwa senga mu barokore man twahuje ububandi twese duhuje idini ibintu ni wane man pastor ngo umunsi araza kutanga umugisha mwahita tukajya gusaba imbabazi dore ibyamaze iminsi nkora twikomeze gukurikira inda ebyiri mu kabari zanyimye ibintu bombo clap ebyiri bro yego rwose aha ko bikaze reka mbereke rero uze tugende kuko nanjye amagara atatu nibye ntago yaba yoroshye bombo clap magara atatu n'utwana uzi yuko byibura nda eshatu nararanye ejo bundi nari bikenda zihaye bana n'ibiraya ko numva ibyaha byarakokamye tugende kwicuza rero njyewe ntabwo najyayo umuntu nibye igare wasanga ari pasiteri yambangamira reka mubwire reka nikozeyo mba mu byaha byanjye nanjye kanigeze mbere yo kubandika tubabarira ibyaha byabo njye nka pastor bishop Ngabirano reka nze ndabona imyanya ikiri yose kandi iri joro ni iryo gukizwa mbere yo kugira umwana cyangwa umwami Yesu atuvukiremo ni ukubanza nkagira ibyaha ngenda nkemurira abantu hano hari Karistiya umugati wateguwe neza cyane kuri buri muntu uri busobanukirwe ibyaha bye ni ukuvuga ngo reka tubanza twiragize Imana ku gikorwa kigiye gutangira kwinginze ndagusenza musabiye ko abantu bose bari hano bombo clap nigize maneko nka polisi nababese ngo mumufate umuntu wasambanye kane ku munsi arakatirwa imyaka 80 umuntu w'ikigari n'igari rya murumuna wanjye yambwiye ko nari ndi mu mujyi wa Kigali namwoherereje byose biraza gufatirwa hano kumva rero uzumbwira ibyaha bidashinga bidashoboka umbwira ngo waratukanye ntago Imana iri bukwande nukuvuga ngo rero Mana turakwingiza kandi turagusabye nanjye pastor bishop Ngabirano turagusabye ngo udufashe udusabire kuri aba bantu ngiye guhumugisha Mana rero turakwinginze amena bro hari ikintu cyane ubwo igiki ushobora kuwutanganya ku muntu batenge twatanye ku mupfumu umuntu watere isaha ebyiri zidasenga ubwo ari gukeka mba ashaka kwereka ibyaha byanjye ntabimubwiye kandi nanabyerekwa nabyo ndabimubwiye hari icyo utaramenya ubwami bw'Imana buzagibwamo n'abihanganye nurambirana ibyaha byawe uzabigumana ako bro n'inzara zande ko twicara ku rugi rw'iwe ngo dutegereje akundi yo Mana iko ntarayibona handitswe ngo ni hahazwe ibyo kurya gusa umuntu yumva ijambo ry'Imana n'umwuka agahaga tegereza twicuze sesha ko numva mwateye urusaku ku rugi rwanjye aho muje kugura kurika ko ibyaha byanyu biri bubajyane mu ijuru mwate mwazi ibyo sha pastor amadufite man mwikanga se mubaye ikisha tutikanga tufashe waduhamuye umuntu asenga amasaha abiri warangiza ukaremera n'igitutsi kimwe ngaho mutuza sha muvana ibigambo aho ngaho ahubwo uwa mbere yakinjira nako uwa mbere niyinjire ibyaha byiwe vana vuba ubundi dukomeze tujye mu bindi kuko umuntu uri mu bibazo bitari fresh arahazwa igice cy'umugati mbere yahaguruka Nwana kanigeze wumva imudundure nubwo ari umuntu nkanjye karare muri we nicyo gitutu utakibagirwa ndakicyongereho ntari bidakihebuka Firuzi we urama Chelsea sha ibi kirisitu by'ikigera uzko watumye uzamura isukari iri mu mubiri wo ariko pastor n'umuhanda mwana twirirwa mvaga imihanda sonora iki gicucura
tuza umbwira ibyaha sicyo cyakuzanye, umbwira ibyaha byakuzanye kuri urugamba aho ngaho. Pastor nicyo cyanzanye, reka rwose pastor reka ntangiye nkubwira ibyaha byanjye. Okay, nta kibazo, wambwira ibyaha byawe ubundi biba ariko ukampera ku cyaha cya mbere gikomeye. Mperutse kujya mu kabari n'iki kunda yangera, icyo ni icyaha ndi gusaba imbabazi. Cya kabiri nanyweye inzoga, nari ibintu byinshi bitari byiza, amatabi menshi. Mana nimbabarire pastor, nsabira umugisha ku Mana. Uziko kuva nagera ku pastor aribwo numvisha umuntu wakoze ibya biremere, akosesha ko numva icyaha cyo gusambana ari cyo mushyira imbere, kandi icyaha cyo gusambana cyabaye bure. Ukunda kubonye tukubare muri Usama bin Laden kuko mbona ibipangu wabimaze wiba wica n'abantu. Naho icyo gusambana cyo kiborera kuko nanjye iyo mvuye hano mbaza ngo ukora iki pastor? Mbaza ngo indaya nkubitira n'izenga ku munsi, umugore wanjye mu incucu ku munsi zaba nkeya zikaba 32. Noneho urazana icyaha cyo gusambana. Icyaha cyo gusambana ntabwo kikiri icyaha, ahubwo wambwira ibindi bya nkuko wateye umeze nk'ari wowe wazanye intambara y'ikirere, kuko uburyo isura yawe ndi kuyibona umeze nk'aho waba warabaye Usama bin Laden kabisa. Navuga ibindi bya kuko umeze nka Putin wateje intambara muri Ukraine, naho uvana icyaha cyo gusambana kuko icyo nta cyakimwe. Natwe aba pastor dusigaye twinyorobye. Pastor burya nawe usujye ubikora. Ahubwo tuza nzana igitabo cyandikamo abami kuva ku ngingo y'amose ku murongo wa 15. Reka nze nkwandike mu ba mbere, kuko wowe uraba umwambari wa Satani, ntabwo wari wajya mu ijuru. Reka rero bitewe n'ibyo wakoze ko mbona byoroheje, ku mugati we n'inzira zikuzajyana mu ijuru. Ni akagati karyoshye cyane kakorewe muri version mu ijuru, kuko nakagwaye byaba ari bibi. Ahubwo reka ngufite ku mugati umwe wirire, kuko ibyaha wavuze ntabwo, reka nkubwire ku byaha wavuze wowe ndaguha akamanyu ariko kakugeza mu ijuru. Turi kumvikana. Agace k'umugati n'ibyaha byose nakubwiye n'uburyo nivuyemo. Noneho bakubwiye ko kwa pastor rero bahajya kavemo urusha. Ahubwo tuza aka gace nako uko nutinda gata amasogonda abiri nako ndakagabanya mu akamari, kuko ibyaha wavuze nta na kimwe gikaze. Bombo clap. Nta kibazo, reka nigende aka kantu ntacyo kari bumfashe n'undi byaha. Bombo clap. Pastor hari ibyameze bambeke bigiye. Pastor mwaguraga isambu cyangwa mwaguraga imodoka? wahora ni iki mubwiye utwutwara? Naje namubwira abantu. Cyababa we. Aho ngaho washaka wasubira kuko pastor nta kintu wakoze. Umuturage pastor yaruzi ibyaha afite. Nisiji ku mavuba. Napfukamye n'inkoni naziriye. Ejije ntabwo ndi upfukamye. Naza n'ibyo pfukama abiri. Yehora nakubwira inda yariye mu kabari nibwo uri bumenye aho bapasiteri bari. Nawe ahubwo Imana igira byinshi. Nageka nikoze yo ndabona ariko je pasiteri butabishoboka. Urashoboka nagerayo. Okay, wa kabiri yakinjira. Tumiye abantu gusaba penetration, natumiye n'abashumba ko mo nambaye ibihembo bimeze nk'iby'abashumba. Niko nababwiye gusaba penetration, ntabwo hano twaje kuragira ihene. Pastor ate penetration ugiye kuma harimo no gusebanya. Izi boye mbona impamvu nazizanye nuko nazije umutungo twe duturanye. Ngaho upfukama nkusabire umwana ibyaha byawe ukizwe ubundi. Kuntu nakicuta je nareza gupfuka murana je kunanje nambara ko gupfuka. Abazana Yesu Kristo yaravuze ngo umuntu wese wishize hejuru ntacyo azageraho. Nawe apfukama ubundi musabire umugisha ku Mana. Pastor kampfukame kwa naje kwawe ariko wewe wa mbere pfukamiye.